Reka tubahe ikaze nanone kuri Akumunsi YouTube channel. Kuri ubu rero tubazaniye amahirwe adasanzwe aho tugiye kujya tubagezaho ibijyanye na scholarship, kubera yuko tubagezaho ibijyanye n'akazi ariko nanone ibijyanye na scholarship nabyo biba bikenewe. Aya ni amahirwe rero adasanzwe ku bantu barangije segonderi batsinze neza ibizamini ndetse bagize amanota hejuru ya 70 guhera kuri 70 kuzamura, bakaba bafite amahirwe menshi cyane. Muntu wanjye ugiye kuri kino video, aya ni amahirwe ngiye kugusomana akantu ku kandi ibisabwa kugira ngo ubashe kuba wakwapplyinga kuri no application yo mu Rwanda, kandi abantu bakazajya bishyurirwa buri kimwe cyose, bishyurirwe minervari, bishyurirwe amafaranga y'imibereho ku ishuri ndetse banabacumbikirwe, bishyurirwe ibiryo. Ni ukuvuga ngo icyo umunyeshuri azajya asabwa gusa ni ukujya mu ishuri akiga agakurikira ubundi agatsinda. Iyi ni scholarship rero yatanzwe n'ikigo cyangwa se iyi kaminuza yo mu Rwanda yitwa Rwanda Institute for Conservation and Agriculture. Iyi akaba ari kaminuza ku bufatanye na HEC bashyize hanze scholarship. Ni itangazo rero rimaze iminsi itari myinshi cyane, aho ryashyizwe hanze mu gihe gito rwose kitari kirambiranye. Ni itangazo ryasohotse ku itariki 28 z'ukwezi kwa 11 2024. Akaba ari itangazo rihamagarira abanyeshuri batsinze neza ku applyinga muri iki kigo muri iyi kaminuza ya RICA, Rwanda Institute for Conservation Agriculture. Rero kugira ngo ubashe kuba wakwapplyinga, wishyurirwe, wige bachelor uyirangize yose, bazaguhe degree nta giceri cyawe wishyuye, biragusaba niba uri umuntu watsinze neza segonderi ukagira amanota 70% rwose ni go ahead. Itangazo rero riragira riti call for application for admission and scholarship for academic year 2025 up to 2026 at Rwanda Institute for Conservation Agriculture, ariyo bita RICA. Iyi kaminuza rero ikaba imenyesha public, abantu bose, yuko iri gutanga admission ndetse na scholarship muri uku kwezi. Iyo ni ukuvuga ngo bivuze yuko bazatangira kwiga mu kwezi kwa 9 2025. Hanyuma abemerewe nabahe, cyangwa se scholarship izakavaringa iki? Nkuko bari kubigaragaza hano, abanyeshuri bazaba bemerewe hano kwiga muri RICA, no kuvuga ngo bazishyurirwa minervari, amafaranga y'ishuri yose. Ikindi bazishyurirwa medical insurance, ubwo ni ubwiteganyirize cyangwa se ubwishingizi bw'ubuvuzi. Ikindi bazacumbikirwa, ariyo accommodation. Ikindi bazabagaburirwa ku ishuri. Murumva ko ibintu byose birimo hano muri scholarship. Hanyuma rero hano bari kutubwira yuko ukeneye amakuru arambuye ushobora gusura uburyo bwo gukora application kuri www.rica.rwa/admission. Ubu rero tugiye gukanda kuri ino ntuza, tugiye kuri RICA, hanyuma turebe admission. Ibisabwa murabona ko ari itangazo ryasinyweho na Ronald Rusati PhD, Vice Chancellor w'iyi kaminuza ya RICA. Hanyuma rero tukaba tugiye guhuza amakuru yose kugira ngo tubashe kuba twagira amakuru dusangira. Reka tujye rero kuri RICA, Rwanda Institute for Conservation Agriculture, hanyuma tujye kuri application turebe ibisabwa kuri uyu mwanya wa scholarship ku banyeshuri barangije segonderi. Nkuko twabibonye rero bagiye kwishyurirwa buri kimwe cyose. Hanyuma tugiye kuri eligibility turebe ibisabwa kugira ngo tubashe kuba twakora application, cyangwa se turebe ibisabwa n'uwakina gukora application. Dushobora kuba twahuza amakuru kugira ngo byibuze n'udafite ubumenyi cyangwa se waracikanwe abashe kuba yagira amakuru y'ingenzi amenya. Aha rero tugeze ni kuri pashi ya welcome kuri RICA, Rwanda Institute for Conservation and Agriculture. Hanyuma rero katurebe ibisabwa kuri admission. Admission requirement rero kuri kuri scholarship cyangwa se kuri no admission ni iyi: ni ukuba uri umunyarwanda, kuba warakoze ikizamini gisoza amashuri yisumbuye mu mwaka wa 2024, ubwo ni muri uyu mwaka turimo. Demonstrate leadership and entrepreneurship potential, kuba wifitemo kuyobora, yes, kuyobora cyangwa se ku bijyanye na entrepreneurship, kuba wakora business. Ikindi kuba ufite umuhate wo gukora muri domaine ya agriculture cyangwa se ubuhinzi n'ubworozi no gukora ibijyanye na practice. Ikindi ni kuba uzi kuvuga neza ururimi rw'icyongereza.
ikindi kuba warapasinze exam cyangwa se kiriya kizamini gisoza amashuri yisumbuye byibuze ukagira amanota 70%. Kandi ikindi kuba warize zimwe muri izi combination bagiye kutwereka ahangaha nibyo bikwemera kuba wakora application. Icya mbere ni ukuba warize icyo bita math physics geography, warize physics chemistry maths, warize mathematics economics and geography, warize ibijyanye na computer science na economics, warize ibijyanye na physics computer science, MCB warize ibijyanye na math chemistry and biology, PCB physics chemistry biology, BCG biology chemistry geography, warize ibijyanye na animal health, ubwo ni muri segonderi, warize ibijyanye na food processing, warize ibijyanye na crop production ndetse warize na forestry muri segonderi, kandi warapasinze ufite amanota ngahe 70%, wemereye kuza ukaprayinga kuri iyi scholarship. Ni scholarship iryoshye cyane, ariko uzi kwiga abantu ubundi biga za secondaire cyangwa se biga kaminuza kugira ngo uzarangire bachelor degree wirihira byonyine, nkahangaha ku mwaka umwe ushobora kuba usanga biri kukavaringa kubera yuko hano baba bakeneye ibijyanye na practice. Buriya amasomo akenera za practice ni amasomo ahenze cyane, ubu usanga nko ku mwaka ijya gukavaringa hafi 2 miliyoni cyangwa se 4. Ubwo rero aya masomo ni STEM bijyanye na sciences kandi bakora practice ku mwaka 3 miliyoni ahakeye, aho bishyura makeya. Mwumvikana rero iyo wize ino kaminuza urihirwa, abantu turabakonseye kuba bakora application. Deadline yo gukora application ni ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 2024. hanyuma rero kugira ngo ubashe kuba wakora application nibyo tugira ngo tubereka hano, hanyuma duhuze amakuru. Waba ufite ikibazo cyangwa se ashaka gukora ko tumufasha mu gukora ibijyanye na application, ashobora kutwandikira hasi muri comment cyangwa se akatwandikira kuri email ya akumus@gmail.com, hanyuma tukamufasha kuba yakora application, kwishyurirwa buri kimwe, kwishyurirwa amafaranga y'ishuri, kwishyurirwa amacumbi, kagaburirwa neza, kakwishyurira n'ubwishingizi. Ibi ni muri kimwe mu bintu rwose by'ingenzi bishobora kugufasha kwiga neza ukarangiza iyi kaminuza. Kandi iyo urangije kwiga iyi kaminuza baguha n'andi mahirwe yo kuba baguha akazi gatandukanye. Hanyuma kwa applying hano kuri RIKA bizaranye ku itariki 31 nk'uko nabibabwiye. Hanyuma ibindi wenda bijyanye n'uburyo bwo gukora application nibyo ngira ngo mbereke neza hano kuri RIKA. Hanyuma nk'uko bisanzwe rero kugira ngo ukore application uraza hano kuri Rwanda Institute for Conservation, hanyuma muri kubona urascrollinga hasi umanuke. Eligibility twabibonye, hanyuma nk'uko bari kubitubwira admission application open and closing. Ino application yatangiye ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 12 2024, hanyuma bizarangira ku itariki 31 z'ukwezi kwa 12 2024. Hanyuma admission abazaba bemerewe bazajya gukora ikizamini cya interview mu kwezi kwa 3 2025. Hanyuma rero hari icyo bakora, icyo bita English Language Proficiency Test. Iyi ngiyi bayikoramo nk'ikizamini kugira ngo bagerageze barebe yuko ururimi uruzi neza. Nayo ino English Language Proficiency Test nayo izakorwa mu kwezi kwa 3 2025. Hanyuma admission decision and scholarship offer no kuvuga ku bazaba batsinze ibizamini. Hari ikizamini cya interview ndetse n'iki kizamini cy'icyongereza abazaba bagitsinze neza. Ibijyanye na admission decision na scholarship offer no gutanga scholarship nabyo bizakorwa mu kwezi kwa 3 2025. Hanyuma rero ikintu hano ugomba kwitaho ni making sure neza niba wujuje ibisabwa kugira ngo ubashe kuba wakora application hano kuri RIKA. Hanyuma ikindi cya kabiri ugomba kwitaho ni ukuba ufite iriya result slip ya REB, ishobora kuba ari REB cyangwa se Rwanda TVET board, cyangwa se indi certificate iri ekivara. Ikindi ugomba kuba ufite national ID wasikanye neza iri mu buryo bwa PDF. Yes, ushaka kubishyira mu buryo bwa PDF cyangwa se mu buryo bw'amafoto bita JPG. Hanyuma ikindi kigaragara, nurangiza kuzuza ibyo bisabwa uragaruka hano kuri application ukore login wuzuzemo accreditation. Niba nta account ufite hano kuri RIKA biragusaba gucreatinga account, turabereka uburyo muri gucreating account. Hanyuma ikindi ni ukuzuza amakuru yose asabwa neza muri application, urangiza ukore submit. Icyo gihe rero
You will receive email notification after your application has been successful submitted. Numara gusubmitinga document zawe rero birahita bigufasha neza kuhita ubona email yawe ikugaragariza yuko application yawe yakiriwe. Reka rero tubereke uburyo ushobora gukora application nkuko nabibabwiye. Urajya kuri Rika urahita ubona application, hanyuma urakanda hano handitse apply to be a student nkuko muri kubibona. Nuhakanda barahita baguha form, hano, hanyuma iyo form urabasha kuba wayuzuza. Niba ufitemo account, hano urabasha kuba wakreatinga email, ubasha kuba wakreatinga email, hanyuma nkuko muri kubibona. Niba utafiteho account urakora icyo bita creation account. Tubibutse rero ko hano ari uburyo buboneye bwo kubereka uburyo ushobora gukora application hano kuri Rika. Hanyuma ikindi wenda turi kubasaba, ushobora kuba ufite login cyangwa se warakreatinzemo account hano kuri Rika, urashyiramo email ndetse na password. Ariko niba udafitemo account, icyo uri bukore urakreatinga new account. Creatinga new account rero ni ibintu byoroshye, nagira ngo wenda mbiberekaho gatoya. Hanyuma uraza hano kuri create new account, hano urashyiramo email yawe, hanyuma ucreating na password. Nurangiza uraza gusubira back, barahita baguha confirmation email. Kuri iyo email yawe uyikandaho uyiconfirming, hanyuma ubwo uraba creating account. Ikindi uraza gukora urinjiramo, hanyuma ubashe kuba wakora credential cyangwa se uzemo za document. Muri video ikurikira rero turaza kubakorera uburyo creating account, hanyuma n'uburyo uragenda wuzamo document kugira ngo uzabe qualified ndetse uzabashe kuba wakwemerwa kwiga muri iki kigo cya Rika, muri kaminuza ya Rika iri gutanga scholarship z'ubuntu ku banyeshuri barangije umwaka wa 6 batsinze neza amasomo bagize amanota 70 kuzamura. Abakuri dukurikiye rero mukomeze mukore subscribe, hanyuma musangize n'iyi video abandi. Wagira ikibazo yatwandikira si muri comment, hanyuma tukomeza tugasharinga amakuru. Ciao ciao.